mu gihe mu minsi ishize mu ntangiriro neza z'uyu mwaka Korea ya Ruguru yagaragazaga ko yitegura intambara by'ako kanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bijyanishwa n'ubushotoranyi zikora mu myitozo ihoraho ingabo zabo zifatanya na Korea y'Epfo hafi cyane y'imipaka ya Korea ya Ruguru. Ni nabwo ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abandi bakomeje gusesengura bavuga ko nta zindi ntwaro iyi Korea ya Ruguru yegera z'ubukana bufatika n'ikoranabuhanga rigezweho bagira, bagashimangira ko ari igihugu ku ngingo ijyana n'intwaro ndetse n'intambara gisa n'icyakuziye mburagihe ngo bubatse ibisasu kirembuzi na bya misile bihambaye cyane gusa nkaho ari byo byonyine barwanisha, bakaba ngo batagira izindi ntwari zarizo zose zarwanishwa mu bundi buryo mu ntambara yeruye itarimo ibyo bisasu. ngo imbonda zabo zarwanishwa n'abasirikare ku butaka cyangwa se indege mu kirere, byose ngo ni ibintu bishaje cyane bikaba ibyo mu bihe by'abasoviete bakomeje kugenda basubiramo ngo nta kindi begirira. Ibyo rero nabyo byatumye Minisiteri y'Ingabo za Korea ya Ruguru nayo itangaza ko ibyo ngo ari ukwivugira gusa kuri aho ngaho, kuko ngo n'ibindi bitwaro byinshi bigezweho babifite, bimwe ngo byagizwe n'ibanga abanyamerika ntabyo bazi, ibindi barabeza ariko bagahitamo kubyirengagiza. Aho rero n'urutonde rurerure rw'izindi ntwaro zabo muri Korea ya Ruguru bahisemo kugaragaza bavuga ko zihagije cyane ngo zabafasha guhangana n'uwo ari we wese mu ntambara n'ibyo bisasu kirembuzi bidashyizwemo. Izo ngo nizo bashaka ko bose bamenya, ariko kandi ngo hari n'izindi batakwirirwa rwose bamurika ngo bagire uwo bazereka kuko zagizwe banga nyine. N'urutonde rurerure ariko ruriho izihe ntwaro kandi z'ubushobozi bungana iki nanone Korea ya Ruguru igaragaza mu bubiko bwayo. Hari Pokpung-ho gatatu, ubwoko bw'ibifaru by'intambara ingabo za Korea ya Ruguru zishingikirije cyane mu bitero byo ku butaka. Yego ni ibimodoka ari by'intambara bakoze ahanini bahereye kuri byinshi byo mu bihe by'ubumwe bw'abasoviete. Ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo cyane kuko banabivuguriye cyane mu ikoranabuhanga rigezweho, byongerwamo ibindi byinshi byajyana n'intambara zo muri ibi bihe, ku buryo nabwo ari iby'ubukana bukomeye cyane haba mu kurasa no kuba bidashobora gusenywa mu buryo bworoshye. Ni iby'ubushobozi nyabwo bwo kuba nabyo byahangana n'ibindi byose biriho ku isoko, cyane cyane mu gihe byahurira ku rugamba rumwe n'ibyo bwoko bwari bwo bwose abanyamerika nabo kugeza aka kanya bagejeje muri Korea y'Epfo bashyigikiye kuva yashingwa kugeza n'ubu ngubu muri iryo hangana n'iya ruguru. Pokpung-ho gatatu ni ibifaru byihariye nabyo mu buryo bwo kuba byanyarutswa cyane, byahawe uburemere buto toni 44. Wakumva nabyo biremereye cyane bidasanzwe, ariko ubwo ngubwo kuri ubwo buremere biba bicyorohereye cyane mu buryo bwo kuremera rusange kw'ibifaru. Byakozwe haherewe nabyo kuri modeli ye by'abasovieti bya kera byitwa T-72, ariko biravugururwa cyane. Uvanyeho ibibunda byabyo birasi ibisasu biremereye mu ntera ya kure, binaterekwaho ahobwe izindi mbunda ebyiri zirasa amasasu menshi mu byerekezo bitandukanye, nazo zahanura indege zararika kandi byose aho binyuzwa. Korea ya Ruguru uretse ibyo bifaru byabo, Pokpung-ho gatatu ku rutonde rw'ibindi yerekana ubu ngubu ibuza rwose abanyamerika kuba bakomeza kuvuga ko ari ibisasu kirembuzi ngo bakangisha gusa igihe cyose. Harimo na Nongo class missile boat, ubwo n'ubwato bw'intambara buto bushobora kwikorera no kurasa bya misile byinshi kandi butanahenda na gato mu kubukora cyangwa kubwubaka. Bukihuta cyane kuko bugeza ku muvuduko w'ibirometero 92 ku isaha imwe. Aho ntibyabura kugorana cyane nanone ku bandi baba babuhiga mu ntambara kubushyekera no kubusenya mu gihe buba bwarahawe ubundi bushobozi bunini bwo kwirindira umutekano nabwo bucira icyarimwe n'umuriro ukomeye mu byerekezo byose aho bunyuzwa mu mazi y'inyanja. Ikigira nanone ubu bwato intwari idasanzwe Korea ya Ruguru yabashije kwigezaho n'uburyo ngende budahenze, babusimbuza ubundi igihe cyari cyo cyose byihuse niyo bwasenywa, hanyuma kandi bukikorera umurundo w'ibisasu bikomeye bya misile binaraswa kure ku buryo bwagabira rimwe bitera ari bwinshi cyane ntibugire icyo busiga mu nyanja. Niyo byaba ari ubundi bwato rutura bw'intambara burimo buba bungana umusozi buhindurwa nk'ibirindiro binini bukururukirizwa indege zikanahahagurukirizwa bukoshwa za miliyari byinshi cyane z'amadolari. Nongo class missile boat za Korea ya Ruguru zaburoha icyo gihe zikabusenya bibangutse cyane kandi ku giciro gito cyane. Ubwo ngubwo nyine Korea ya Ruguru yabi bitanzeho muri ubwo buryo. Iyo ni intwaro yihariye cyane aba abanyakorea ya Ruguru bafite. Mu nyanja kandi mu gihe hariho haba hakorerwa intambara, Korea ya Ruguru yebutsa ko itonze simple class submarine, izo zigendera munsi y'amazi y'inyanja, nazo zipakizwe ibisasu bya misile. Izo zikoranye n'ubuhanga bwihariye cyane kuko ari nto kurusha izindi submarines ibindi bihugu bizifite byakoze kugeza ubu. Aho rero Korea ya Ruguru bifitemo intera nini cyane ahubwo kurusha benshi mu buryo bw'intambara ku nyanja.
mu ntambara kuri iyo ngingo yabateza ibihombo bidasanzwe. Submarines nk'izo ngizo zirasa kandi bya missile rutura na za torpilleurs ku yandi mato y'intambara ku bwinshi. Izo torpilleurs cyangwa torpedoes ziraswa bucece ari ibisasu rutura nabyo byenyonyombera mu mazi bikasa ubundi bwato bw'intambara buhita buhinduka ubushwangi burohama. Korea ya ruguru kandi kuri urwo rutonde rw'intwaro zende moreka zitari ibisasu kirimbuzi na za missile nini zizwi yibutsa n'ibibonda byayo byamuzinga bita Koksan. Hari ikoranabuhanga n'ibindi bikoresho muri rusange byinshi bijyana naryo bitajya bigera muri Korea ya ruguru kubera ibihano n'ikomanyirizwa rirambye yashyizwemo. Ariko kandi ibyo ngibyo ntabwo biyebuza kunyura nayo mu zindi nzira zituma ibasha guteza imbere cyane ibitwaro byayo yihereye no ku buhanga ahubwo bwa kera abandi batagikoresha, ariko n'ubundi ikagera kuri byamuzinga nk'iki cya Koksan. Ibyo ni binini cyane bikarasa n'ibisasu binini byo murambararo wa milimetero 170 bigapakirwa nanone mu bimodokari byabyo byihariye bivanwa hamwe bijyanwa ahandi. Birasa ku muvuduko wisubiramo ushobora gushyirwa hasi muri rusange kuko byabasaba nibura iminota 5 hagati y'ukurasa igisasu cya mbere n'icya kabiri. Ibyo bita velocity, kududubiza umuvuduko nyine ibisasu bishobora kuba byaviraho mu munwa w'imbunda. Ariko nanone aho ngaho ubwinshi bwabyo ndetse n'ubukana bw'esenge ibisasu byabyo byashyizweho ntabwo byababuza n'ubundi guhangana bifatika niyo by'abandi bakoranye iryo koranabuhanga ryabo ryose rigezweho rishobora gutuma byanapakizwe ibisasu byinshi binaraswa noneho bidudubiza nk'amazi muri robine. Ntacyo byatwara iyo Korea ya ruguru nayo mu gihe ibyo byayo byaba birasa bitinze, ariko kandi nabo bakaba babipanga hamwe cyarimwe ari byinshi ku buryo nabyo birasa ubudahagarara n'ubundi, kandi ibisasu byabyo biremereye bigezwa kure cyane kurenga n'ibirometero 60 byose muri ubwo bukana buhambaye cyane bw'isenya. Mu kirere nabwo Korea ya ruguru ntinabura naho kugaragaza ko yerengeye bidasubirwaho uburyo bwayo burende kirere SA-13 surface to air missile system. Bikaba nabyo bitwaro byimukanwa byerekezwa ahandi aho byaba ngombwa ko biturikiriza ibindi bisasu mu kirere bitaritura ku butaka bwabo. Iyi ni intwaro abanyakorea ya ruguru bubatse nabo bagendeye ku ikoranabuhanga rya SA-13 z'Abarusiya, ariko babiteza imbere cyane mu buryo bwabo bongeraho ibindi bitwaro byinshi byarasira rimwe mu byerekezo bitandukanye, ibindi bisasu bigapfubirizwa mu kirere n'ibitwaro bahinduye bihabwa uburemere buto bikihutishwa cyane kandi bikaba byanashyirwa hariho hose no mu mazi cyangwa ku butaka hose bigakomeza gukoreshwa birinda ikirere cyabo mu gihe ubwo nabyo bibeho ubushobozi bwo gupakizwa ibisasu byinshi cyarimwe bikoreshwa muri uko gusanganira ibindi byaraswa mu kirere cyabo. Mu ntambara mu kirere kandi Korea ya ruguru irakizeye cyane indege yayo igezweho MiG-29 Fokram niyo bagezeho ubu ngubu ihambaye kurusha izindi z'intambara bafite. Izindi zo ni za kera cyane birazwi nanone. Mu myaka ya 1988 nibwo bahawe n'Abasovieti indege 17 z'intambara zo mu bwoko bwa MiG-29, nyamara hongereho izindi umurundo zibarirwa muri 200 ziri mu MiG-21 na MiG-23 ntabwo zibura kuba zagenzura ikirere cyabo cyose koko. Ariko mu ntambara zigezweho bwo ntacyo zamazwa kinini ubu ngubu, zahumbahumbwa byihuse na nyinshi zigezweho abandi bafite nk'abakeba babo muri Korea y'Epfo ntabwo bwinshi bwazo bwazirengera. Izindi zitanarenga ahubwo 5 gusa zazihanura ntihasigare nimwe muri izo ngizo mu kirere. Indege z'intambara zo ni ingingo yihariye muri ibi bihe zagiye zihindagurwa zishyirwa mu bisekuru bisimburana by'ikoranabuhanga zinarushaho guhenda bikomeye cyane. Izindi zikorwa no mwibanga abandi batamenya uko zubatswe, bigeza mu kuba noneho ibihugu byinshi izo zifite ubu ngubu mu ntambara n'abandi bafite zisumbuyeho cyane. Abo bandi bashaka izabi icyo gihe baziha ibigo byabo bya gisivile zikajya zitwarira abagenzi gusa kuko ntacyo zamazwa cyihariye mu mirwano n'abandi mu kirere. Ikibazo ahubwo kikaba nanone ko bene izi ndege z'intambara nazo zitajyamo abantu benshi, ubwo nyine n'abasivile ntacyo bazimaza cyihariye. Naho rero MiG-29 Fokram yagezweho muri Korea ya ruguru ari nayo bierengeye cyane, yo yirakanyakanya ntabwo yabura kwihagararaho bikomeye rwose mu ntambara. Ni igisekuru cyazo cya 4 iyo yarwana, ntabwo iremereye cyane, ikanyaruka cyane kandi kanapakizwa bya misile byinshi nayo. Indi ntwaro kugeza kakanya muzihambaye mu bubiko bw'iyi Korea ya ruguru ni KN-9 Multiple Launch Rocket System. Ku rumodokari runini zipakirwa izo ari misile enye z'ubukana bukomeye cyane ku buryo mu ntambara na Korea ya ruguru uwo ari we wese ubarizwa mu birometero 200 ari imwe nta kabuza mu ntwaro yakwikanga ko igihe icyo ari cyo cyose yamugezaho ibisasu byayo mu gihe gito bikamusandarira aho ngaho iruhande.
uburyo babashije kubaka izi KN9 MLRS nk'intwaro irashishwa ibi bisasu bya misile kuyigeraho ku bandi mu mahanga ngo byabaye gihamya idasubirwaho yo gukataza bikomeye ku iki gihugu cya Korea ya Ruguru mu ikoranabuhanga ryo kwiyubakira intwaro zigezweho kuko ngo banazikoze nta bikoresho cyangwa se ikoranabuhanga ry'ahandi bakeneye. Nta mitwe rero y'ibisasu kirimbuzi yetabajwe namba. Iyi ngiyi nayo nimwe mu ntwaro n'ubundi Korea ya Ruguru ikangisha cyane ibindi bihugu biyekekeje mu bushobozi bukomeye bwo kuba yabagabaho ibitero mu ntera ya kure cyane ntaho bahuriye ngo babe bajya mu ihangana ry'imbona nkubone by'ako kanya. Kuri uru rutonde rw'intwaro nyinshi Korea ya Ruguru igezeho inibutsa abandi bose ko ifite na Dank Medium Range Ballistic Missile. Nabyo ni ibisasu bya misile abanyakorea ya Ruguru bigejejeho bahereye ku ikoranabuhanga rya kera ry'Abasovieti, ubu bikaba biraswa mu ntera y'ibirometero 1500 byose. Hanyuma ibyo bimisile bya Nodong bikaba iby'ikoranabuhanga ryihariye cyane mu buryo abanyamerika n'abandi bahangana na Korea ya Ruguru batigeze bibwira rwose ko iki gihugu cyazageraho bibaho. Ibyo biraswa mu buryo bigenzurwa ku ntera yabyo yose bidashobora guhusha, kandi no ku butumburuke bwose bashaka, ku buryo no kubikwepesha za radar zose biba bishoboka cyane bikinjira mu kirere cyaho biraswa ntawe ubashije kubirabukwa. Ibyo bibihinduriye ibisasu bihambaye cyane kandi byo kweshesha cyane mu ntwaro zose ubu ngubu ziriho ahariho hose mu isi. Abanyamerika bakimenya ko Korea ya Ruguru yabigezeho, byabasabye nabo kohereza THAAD, ubundi buryo bwabo burinda ikirere muri Korea y'Epfo ngo bube bwakoreshwa mu gukumira izo ntwaro za Korea ya Ruguru mu gihe yazibavunderezaho ku bwinshi. Ariko kuko bitaranakorwa ntabwo bazi neza mu buryo budashidikanywaho nabwo ko babasha koko kubikumira. Nabyo ni ibimisile bipima toni imwe, ibiro 1000 buri kimwe, byaturitswe uko nguko bikoze gusa nabyo bigakora ibara ridasanzwe, ariko byaba ngombwa byanashyirwaho icyo gihe n'imitwe y'ibisasu kirimbuzi. Uretse rero ubukana ku bitwaro nk'ibi ngebe, ubwo hahita harebwa n'ingano yabyo. Nk'izi misile zidasanzwe na Dank byemezwa ko Korea ya Ruguru imaze kurundaniriza hamwe ibirenga 300, aho byaraswa hose rero nta cyahasigara nabwo vanjyaho ibisasu kirimbuzi bafite. Mu ntwaro zihambaye zindi Korea ya Ruguru ifite hasorezwa kuri KN-06 Surface to Air Missile System. Nabyo no buryo burendeshwe ikirere cyabo. Intwaro igaragara cyane nka S-300 z'Abarusiya. Iyi ngiyi ikavugwaho kuba nayo yihariye cyane mu gihe bayanakoreshwa muri ubwo buryo ku murambararo w'ibirometero 150 byose ntihagire igisasu cyakora ku butaka bwabo kiva mu kirere kuri uwo muzenguruko wose. N'amoko menshi y'ibi bitwaro birinda ikirere Korea ya Ruguru yagiye yikorera ikabigeraho mu bihe bitandukanye. Aho rero nayo bikayigira igihugu cyihariranye ubuhanga budasanzwe mu bya gisirikare ku buryo no kukigabiza cyangwa se kugishozaho intambara aho byahenda cyane mu kigozi cy'ubwoko bwose cyasabwa, byaba mu mafaranga, izindi ntwaro ndetse n'umubare ahubwo wabahasiga ubuzima nta kabuza mbere yuko byagerwaho. Ntabwo rero hari ibisasu kirimbuzi gusa Korea ya Ruguru ifite byonyine nk'uko bamwe bakomeje kuyinyega babigaragaza. Ibyo ntabwo ari byo nabusa, nubwo ibyo bisasu kirimbuzi nyine na bya misile biraswa kure cyane ari byo byerezwa mu itangazamakuru kubera n'igerageza ahanini bahoramo ry'ibyo bisasu rutura byose nka za Hwasong ICBM bita ko ari zo mu bwoko bw'izambukiranya imigabane imaze kugeza kuri Hwasong 18 ICBM yageragejwe mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize. Ibyo bikaba ibisasu bihambaye byaraswa mu birometero bisaga 7,000 byose, bikaba byanapakizwe biturika kirimbuzi biramutse bibaye ngombwa. ifite Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika. Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Waduhamagara kandi kuri 0788442127. ifite Technology Limited, we are Apple devices experts. Waba wifuza ahantu ho gukorera ubukwe heza cyane? Gana Inzozi Park. Umunsi wawe w'ubukwe ni umunsi udasanzwe mu buzima bwawe. Gana Inzozi Park. Urahasanga sale nziza ndetse n'ubusitani bw'akataraboneka. Muri Inzozi Park twabaha n'izindi service zose mwakenera mu birori byanyu nka dekorasiyo na sonorizasiyo, byose ku biciro byiza utasanga ahandi.
dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya sitasiyo Merez. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa twohereze WhatsApp kuri 0788 33 69 32.